ntabwo byari byoroshye kugira ngo dukizwe kuko tutari tuzaga kizi cyaricyo. Haje abigisha batatu baza rero bagenda bavuga ubutumwa, twari tukiri bato murabyumva, mu by'agakiza nyine aho twari tukibyumva. Hanyuma rero turapfukama baradusengera, bahita badusomera ijambo rivuga ngo nta rindi zina agakiza kabonerwamo atari rya Kristo Yesu. Twabyakiraga abantu babireba, hari bavuga bati nibyo abantu bato, nibyo abana, n'ibintu bije ari inzaduka, ariko twe nyine tubyakira twumva mu mutima tunezerewe. Inkuru yaje kugenda nyuma y'imyaka 2 igera ku misiyo nyine ahibuvira, bamenya aho gucito ko babaye abakristo, batwoherereza umwarimu. Icyo gaha inganji habaye ububyutse bunini cyane, bwari butewe n'ibintu bibiri. Hari dini rya Gatolika n'iryo ryacu rya Pentecote, bayoborwa n'abamisiyoneri b'Abongereza. Twabanaga n'umwarimu wa Gatolika witwa Fabian. Mu gihe atagendaga iwabo gusengera iwabo, yazaga iwacu tugasengana n'ubwo ari mu Gatolika. Yitegereje rero ibyo dukora nuko tumeze, asanga hari icyo tubarusha, aza kumbaza ibibazo. Atese ko tubana hano kandi nkabona wenda nyine turi bamwe, ariko si kuki hari ibyo muturusha ntibihe. Ati cyambere n'abagore banyu baza kuvuga ubutumwa, ariko abacu ntibabishoboye. Icya kabiri, mu gihe musenga numva hari ibintu biza nitaga ngo wenda no kwigiza nkana, ibintu muvuga ngo n'umwuka wera, nkanga bifata nka hari ubusazi bw'abantu. Ese ibi byose wambwira, wansobanurira ibyo ari byo, kuko mbona uri umuntu muzima, ibyo wambwira nabyumva. Ese wanemerera ukazaza iwacu naho ukatwigisha ngo uza wigisha ahiwanyu muri Gatolika? Muri Gatolika. Ibyo byose rwose mubyemeye, n'abayobozi bawe bakuru bakabyemera, ndi tayari rwose nemereye kuvuga ubutumwa hariho hose. Ati kuwa kane rero uzuza. Amakuru aragenda rero agera ku muyobozi wabo yitwaga Venance Rugo, niwe wari mukuru wa mugenzi. Abyumvishe araza ati bimwagiyemwe narabyumvise, mubireke ntabwo ari byiza, twende tuzaduterana n'abaporo. Abonye bimunaniye ati ibi biranariye. Abagiye ifisi niho hari umupadiri wabo w'umuzungu. Agiye rero kurega ati abantu barananiye, ngo bumve rero ngo padiri aje, ngo waje kubatenga cyangwa kubaca, kubahagarika mbese. Bati ibintu birakomeye, turinde padiri w'umuzungu aze adukoze so navuze ngo avuge ngo ndabatenze, kandi aduhoye ijambo ry'Imana, kandi twamaze kuryoherwa n'ibindi ntitwaba tukibiretse. Bakoze inama nabo rero bati nimuvuge rero uko tubigenza. Haje gutera intambara ya Murere, mwumva kuri none bita bamayimayi ba Murere. Bashakaga guhindura guverinoma, ariko birabananira, baja mu mashyamba. Twebwe rero aho twari dutuye nk'abanyamurenge ntitwayoboka iyo Murere, turayanga. Hanyuma bo rero bati mutwanze mutavuye iriya tuzabagirira nabi, tuzabatera tubatere tubamare. Muri icyo gihe rero murumva nyine kubwo kubangana none, tukabanga tubatinya, tukabemera ariko ku mutima itabemeye, tugaca ruhinga nyuma tukaje iyo leta baza kubimenya, bagambira rero kugira ngo batwice. Twarasengaga rimwe na rimwe bakaza tukabahinga bakaja kurya ibindi inkoko n'amahene y'amatungo mato mato, barazaga nyine bakifatira bakajyana, kuko urumva bari bafite intwaro. Tuza kumenya ko bakoze umugambi wo kudutera. Twakoze ikirero, karavuze ati nta handi twahungira, tugikizwa twahuye n'imbogamizi z'ababyeyi bacu basengaga ibishushanyo kugira ngo tubibakuremo bemera Imana dusenga. Byaratugoye cyane, kugeza aho bamwe bakubitwaga, abandi bakabangaza, abandi bakabambura abagore babo. Aho hari igihe bagutuma hadashobotse, hahandi hadashobotse ugahura n'ibintu byinshi cyane. Hari aho twagendaga n'amaguru mu mashyamba, hari igihe nigeze guhura n'imbogo zari zinyishe, ndinje nyine mu mashyamba, arivuga butumwiri. Hari igihe ubwato bwigeze kumena muri Tanganyika, harivuga butumwiri, n'ibindi. Mbese izo ni imbogamizi. Ikindi urakoze cyane. Mu busanzwe nakijwe nkiri muto, mfite imyaka y'amavuka 85, ariko rero ku byangombwa kuko
igihe ababyeyi batwandikishaga mu bitabo ntabwo bafataga iminsi yariyo, bapfaga gufata nyine iyo babonye bakazana umwana uri mu kigero runaka kugira ngo bamwemere kuko aribwo akivuka ariko waravutse mbere. Ibyo rero bituma batwandikisha imyaka itariyo. Mu byangombwa handitse ko navutse mu 1942, ariko nyuma tubitohoje neza ku babizi basanze naravutse mu 1945. Ubwo rero kubazosoma ibyo byangombwa kandi bakumva n'imyaka mvuze biratandukanye, n'izo mpamvu zatumye biba bityo. Urakoze cyane. Ego urakoze. Wakijijwe muri iyo myaka ubwo wakuriye mu gakiza, ese witavye umuhamagaro ryari, watanga gukorera Imana ryari, ico wabatirijwe ryari? Urakoze cyane. Nakijijwe muri 51. Twari dutuye ahantu mu gihugu ca Kongo muri teritwari ya Uvira, mu muhana witwa Kucito, cange se ho dushobora kuvuga muri quartier ahitwa Kucito, mu misozi yo hagati muri zone ya Uvira. Aho niho nakiriye agakiza mu mwaka wa 51. Ubwo rero ntabwo byari byoroshye kugira ngo dukizwe kuko tutari tuzi agakiza cyari cyo, ariko mu gukizwa kwanjye hamwe n'abavandimwe bake twakijwe turi kumwe, haje abigisha batatu kuko mbyibuka. Umwe yitwaga Andrea Kajabika, yari umuvugabutumwa. Uwundi yitwa Ntakandi Samuel, undi akitwa Rameke, yari umurundi. Si nibutse oya, ni Rameke wundi ureko yapfuye hirya y'ejo. N'ubundi Rameke bakera. Baza rero bagenda bavuga ubutumwa, twari tukiri bato murabyumva. Nubwo tutari bato cyane ariko mu byagakiza nyine aho twari tukibyumva. Hanyuma rero turapfukama baradusengera. Bamaze rero kudusengera, byabaye byiza, turabyakira. Kandi baturirimbiraga indirimbo ivuga ngo ikirundi. Cyo gihe rero hakoraga indirimbo z'ikirundi, bakoreshaga Bibiliya yanditse mu mvugo y'Ikinyarwanda n'indirimbo zanditse mu rurimi rw'ikirundi. Ubwo nibyo byakoraga aho muri Kongo nyine. Baturirimbira rero indirimbo ivuga ngo uje umwumvira nta kandi gakiza keretse Yesu gusa umwizigire cyane. Niko iyo ndirimbo yavugaga mu kirundi. Tuhita dupfukama rero, bahita badusomera ijambo rivuga ngo nta rindi zina gakiza kabonerwamo atari rya Kristo Yesu. Turamwakira rero, nuko niko twakijijwe. Hanyuma rero turakomeza. Mwari abantu bangaye icyo gihe? Ubwo twapfukamye turi abasore bagera kuri 4. Abo nibuka, umwe witwa Pahoro Semafotora ntakiriho, yararangije ntakiri ku isi. N'ubundi witwa Sebayehe nawe ntakiriho, n'uwitwa Biganiro Lazaro. Abo bose ntibakiriho. Abo rero n'abandi bakeya ndashobora kwibuka, n'abakobwa nka 2 ntibuka amazina yabo. Nuko rero nyine twabyakiraga, abantu babireba hari bavuga bati nibyo abantu bato, nibyo abana, n'ibintu bije ari nzaduka, ariko twe nyine tubyakira twumva mu mutima tunezerewe. Twakiraga kiza rero, ubwo duhita dukomeza. Aho tumaze gukizwa twiga umubatizo, tuza kubatizwa muri 52 itariki 14 hari mu kwezi k'umunani, mu kwezi kwa 4 plutôt, hari kuri Pasika. Kubatizwa rero si abantu bose babatizaga, hari hakiri abazungu, nibo bari ba missionnaire, bari batuye ahantu hatari hafi Buvire epfo kuri Tanganyika. Byabaga ngombwa ngo nimuja kubatizwa niyo muja. Turagenda rero tujya kubatizwa. Twabatijwe turi abantu batari bake, bagera nko barenga 20 cyangwa 20. Baturukaga hirya no hino mu mihanda itandukanye mu misozi ya ruguru, bose bakamanuka tukaja guhurira aho rero tukabatizwa. Nibuka bakeya twabatizanijwe, witwa Pahoro Semafotora,
na n'undi mugabo witwaga Rurege Yandre. Abo ni nkabo nshobora kwibuka, n'abandi nyine bari bavuye hirya no hino. Turabatizwa rero, mu kubatizwa nyine tubona ni ibintu bishyashya nyine byiza, tubyakira tunezerewe, tuza rero turataha dusubira imuhiri wacu. Turakomeza rero tuvuga ubutumwa, ubwo nyine tuba tubaye abavuga butumwa. Turakomeza bwa buvuga butumwa, umuriro nyine uraka nyine w'ububyutse, abantu baraza bato benshi barakurikira, hanyuma nabo benshi barabatizwa muri uwo mwaka nyine. Turakomeza uko niko twakomeje. Hanyuma rero uko twaje gukomeza, ndavuga ibinerekeye, hanyuma naje kumenya gusoma. Nigishwa n'umwarimu twagiraga w'umubembe, yari atuye ahantu hitwa Ikagumba, yitwaga Isaki Yanzuruni, umubembe. Yanigishije gusoma nyine alfabeti A E I O U, mpita mbimenya nyine mu byumweru 2. Ubwo mba mpindutse nanjye umwigisha wo kwigisha abandi gusoma, ari abagore, ari abasore, ari abagabo babyifuza, mba mwarimu wo kubigisha nyine. Uko ndakomeza. Hanyuma rero uwo mugenzi wanje twari tubatizanijwe witwa Paul Semafotora, twari duturanye aho hafi, duhita dutekereza ko dukwiye kubaka akazu kacu tuzaje turaramo, tukaja tunasengeramo n'Imana. Ako kazu rero turakubaka. Ubundi twari dusanzwe dusengera mu nzu y'umukecuru umwe witwaga Nyirakarya Mukamuyengeza. Umuyengeza nyine niwe mugabo wari utwaye aho, afite abagore 2, umugore mukuru niwe witwaga Nyirakarya. Nyine rero umukecuru akatwakira tugasengeraho. Niho rero twaje kwigira inama twubake akacu kazo tuzadusengera tuve mu nzu y'umukecuru. Ariko byatugiriye umumaro muri iyo nzu, nanone nyine hakirijwe abatari bake. Tumaze rero kuzuza ka kazu tukagira urusengero. Aho rero niho twaryohewe n'ibyiza byinshi by'Imana, niho twabatirijwe n'Umwuka Wera. Twumva rero ibintu bibaye ibindi, umuriro nyine uraka aho ku Kito nyine benshi batari bake. Uwo mukecuru rero nyine bo yahise asaza, yarakoze cyane, afite imyaka myinshi, yanashaje ataranakizwa, nubwo yari yaduhaye inzu twasengeragamo. Ariko nyine yagiye ari umugira neza, iby'imbere ntitubizi n'Imana ibizi. Hanyuma rero ndavuga uko nyine twatangiye, uwo mukecuru yatugiriye neza cyane. Uko niko twakomeje rero aho ku Kito. Turakomeza n'abandi bamaze gukizwa batari bake. Hanyuma inkuru yaje kugenda nyuma y'imyaka 2, igera ku misiyoni nyine aho Buvira, bamenya ku Kito ko babaye abakristo, batwoherereza umwarimu. Umwarimu nawe warukira umusore yarangije kwiga amashuri aho Buvira nyine. Kera rero n'amashuri yarataraba maremare, yararangije umwaka wa 5 wa primaire, yitwaga Mariko Bisanga na Ruzira, afite amazina 3. Aza kuza rero habi wacu atubera mwarimu. Ubwo rero nyine naje nari maze kuba umudiyakone n'abandi batari bakeya, tumaze kuba abantu nyine bagera mu 150-200 kuko bakomeje kwiyongera bakizwa. Niko twabaye rero aho ku Kito. Nyuma rero tuhagize imyaka 5 hamaze gukizwa benshi, 55, ndavuga imyaka 5 dukijije 55. Nyine ababyeyi baje kwifuza ko twazamuka tukaja mu misozi ruguru, aho bita ngo ni ho plateau, mu misozi miremire. Aho niho hari heza, hari haragiriwe amatungo, nyine babona ko ari byiza abantu bakwimuka bakaja bagasanga amatungo yabo. Niko twaje rero kuzamuka duhitira ahantu hitwa kwa Gashiko. Cyo gihe rero tuhageze nanone twahabaye abantu batari baki. Subiye inyuma gato, aho mu biraro by'inka, nambere ababyeyi batarazamuka ngo habe muhira w'abantu haturwe, hari ibiraro by'inka. Ariko ako gakiza twari twakiriye, nanone twarakomeje aho mu biraro. Abashumba bose bari baragiye inka iyo mu biraro ruguru, ababyeyi bakirepfo. Nanone twagiye twubaka insengero. Buragasozi nka hari ibiraro bitari bike bakubaka urusengero. Nanjye narayubatse
hantu hitwa ku mwami ndubaka nyine agasengero mwirango ry'umusozi ry'abashumba gusa bungera ibinga abungera ibinga tugahamagarana rero ku cyumweru tugahuriraho rimwe na rimwe tukaja kuraramo dusenga umuriro uraka nyine uraka ababyeyi baje kuzamuka ariko deja twaratangiye kuvuga ubutumwa aho burakwiriye aho hose habivuga ubutumwa rikomeye aba abantu benshi barahatuye batura mu mihana igenda itandukanye nanone rero ahitwa mu bijumbu niho haje kuba hakuru aho tugeze ruguru mu biraro ndavuga iyo ruguru mu misozi miremire mu bijombo niho haje kuba hakuru kuko ariho mwarimu yarari mwarimu rero n'abantu benshi bari bahatuye yitwaga Petero Segapara Petero Segapara niwe wari mwarimu rero abari aho mu biraro mbere ababyeyi batarazamuka niho twajaga gusengera ababyeyi rero bazamutse urumva nyine byabaye ngombwa aho twari dutuye naho ngo bahatume abavuga butumwa turaho rero kuwa Gashigo baje kutwohereza umwarimu witwa Nyabuhuga Yohana nako nsubiye inyuma gato habanje witwa Bazirangera Lazare atura hitwa mu Kinyoni ayobora uwo mutugudu wacu kwa Gashigo ayobora umutugudu wo mu Gahuna naho nyine mu Kinyoni imitugudu 3 aho niho twahuriraga nyuma y'umwaka umwe nanone abantu bamaze kuba benshi nibwo batwohereza go hana Nyabuhuga none aje hitwa kuri Kirumba no kwa Gashigo rero yari imihana ibangikanye imisozi ibangikanye ariko nanone kuko hari hatuwe hombi twagize ibijiji bibiri nkuko twashobora kuvuga bamwe bagasengera kuwa Gashigo twahubatse deja urusengero naho kuri Kirumba niho mwarimu agiye uwo mwarimu abari butuyobora witwa Yohana Nyabuhuga turabana rero imyaka igera kuri 2 ari butuyobora subiye inyuma ho rero gato icyo gihe nani tarashaka tugeze aho kuwa Gashigo naraje gushakira muri 58 nashatse rero 58 nanone byari bigoranye nubwo uwo mwashakanye abagatuye aho cyangwa mwumvikanye kuzabana ariko gukora ubukwe byabaga ngombwa musubire fo ku misiyoni Buvira hamwe twabatirijwe bari urugendo rw'iminsi 2 cyangwa 3 urumva byari bigoranye ariko nanone kuko twamaze gukunda Imana n'ibyayo byose yabaye ngombwa n'ubukwe bwacu ko tujya kubukorera aho hantu hari yakira ba missionnaire abo ba missionnaire rero barazungu b'abaswedwa bava muri Swede nibo bari batuyoboye turagenda rero dukorera ubukwe aho ngaho hari tariki 7 kwese ku 8 58 umugore wanje rero yitwa Nyiraruragira Julienne niwe twabyaranye abo bana nguko natangije mbikubwiye turazamuka rero tuza aho kwa Gashigo urumva nyine tumaze kubaka twabaye nyine abantu bakuze imbere hose ntibemeraga kugira umuntu umuvuga butumwa akiri umuseribateri cyangwa akiri ingaragu atarashaka ntibabyemeraga bavuga ngo ivuga butumwa nubwo wari ubishoboye ariko ntibabyemeraga nko kuvuga ngo baguhe umudugudu uyobore byashobokaga nuko tubaho ngaho muri ubwo buryo ukayobora umudugudu ariko nanone yashingano batayikwemereye yo kuyobora mu buryo bwemewe ugasa n'ufasha nyine nk'umudiyakoni ufasha hanyuma rero maze gushyitsa umugore urumva nari imbyemberewe kuko bampa n'umudugudu hanyuma mu gihe nagahawe uwo mudugudu ngo muyobore ababyeyi nanone baje kugira ibindi bitekerezo byo kwimukaho bakaja ahandi kure mu zone y'Ifizi ahitwa Inganje hari kuri urugendo rurerure Kongo n'igihugu kinini kuba kizi biba ngombwa kuko bavuga ngo twimuke tujya ahitwa Inganje nubwo nyine tutabishakaga twabatoya nubwo nari maze no gushaka ariko nanone byari byemewe kuko utandukana n'ababyeyi turagenda twese hamwe dushyitse Inganje nanone twahasanze hamaze kuba abantu benshi bafite nyine aho basengera dusanga hariho abavuga butumwa nk'abangahe ntibari benshi natwe rero tuje bahise batwakiye
duhitira ahantu hitwa ku Kabara, aho ni muri zone y'Ifizi. Uko ba missionnaire rero baje bavuga ubutumwa aho nyine muri Sud Kivu, cyangwa Kivu y'Amajyepfo, uko kubera igihugu kinini n'abantu benshi barimo bakizwa, ba missionnaire bagabuye ubwo bashobora gukora kugira ngo ubutumwa bwiza bwihute. Aho twari tuvuye muri zone y'Ibuvira hakoraga aba missionnaire b'Abasweto kuva muri Sweden. Aho twari twimukiye rero muri zone y'Ifizi hakoraga abazungu b'Abongereza, kuva mu Bwongereza. Abo directement nibo twahise dukorana. Turakorana rero mu minsi itari mike, naje kwifuza kuja ku ishuri, tagenda aja ku ishuri ngirayo imyaka 5, ariko nyine amashuri abanza. Twigaga amashuri abanza turi bakuru kuko mbere nta mashuri yahabaga. Turagenda rero tujya ahantu kure, Baraka, Fizi, tuza kurangiza rero ahitwa mu Buhara, niho twaje kurangiriza imyaka 5, yitwa mu Buhara, hafi ni zone y'Ifizi cyangwa territoire y'Ifizi. Dushitse rero dusubiye imuhira, nibwo bahise banshinga umudugudu ahitwa ku Gipimo. Aho rero hari abantu benshi, mba mwarimu wabo. Mbere bayoborwaga n'umubembe witwa Yusufu Ramazani, uwo niwe watuyoboraga. Hanyuma rero tuje aravuga ati nje ndakuze ndashaje kandi maze kuba benshi, none rero baguhisemo kiri no mu mashuri ngo niwe uzoza kubabera mwarimu. Twashize abandi ntibyashoboka, ariko bavuga kuko ari we barinzi. Urumva uwo muhamagaro nyine nawe ugize icyo gihe kiri ku Cyito, kuko bashatse nyine kungira umuyobozi, ariko maze gukunda kuja kwiga se nabikunda. Urumva uwo muhamagaro nyine wari undimo mu ubwo buryo, ugurumana muri nje nyine n'ubundi. Hanyuma ndangije rero baravuze bati nuko noneho rero uraje kandi ibisabwa byose urabyujuje, n'abantu ngaba barahari, ni nawe bakeneye ngo uze kubabera umuyobozi, none rero waje. Ndabyemera rero kuko nabyumvaga mu mutima nyine bamwarimu wabo. Hari abakristo barenga 200 nka 300 arenga. Mbita nkomeza gutyo rero. Nanone baje kuvuga bati ntabashoboye kutwigirishije amashuri igisha n'abana. Ubwo nakoze iyo mirimo yombi, bamwarimu w'umudugudu, nanone mbana mwarimu w'abana, mashuri abanza umwaka wa mbere n'uwa kabiri. Dukomeza dutyo rero. Mu gukomeza rero turahaba imyaka itari mike, inganje twahabaye imyaka 15. Ndi mwarimu nyoboraho. Abantu baragwiriye baba benshi, twari imidugudu irenga 8. Nyuma baje kuduha umupastori witwa Semutobo Samuel, ntagiriwe yararangije. Turabana. Nyuma rero nawe yaje kugira umuhamagaro wo kuja gukorera ahandi, ariko asiga avuze ati ni wowe size muri uyu mwanya. Aho rero ahita dusengera ngo musimbure kuba pastor, sigarana ya mitugudu. Uri umwaka wajyari? Hari muri hari muri 67. Ndahaba na 7 n'8. Hageze n'9 rero. Icyo gaha inganje kiraho tutarahava, habaye ububyutse bunini cyane, bwari butewe n'ibintu bibiri. Cyambere n'Imana yari ishatse guhamagara abantu, kandi ntihari hanagwiriye n'amadini menshi. Oya, hari idini rya Gatolika n'iryo ryacu rya Pentecote, bayoborwa n'abamissionnaire b'Abongereza. Mu gusenga rero icyambere cyateye ivyo bintu wari umuriro w'Imana nyine wagakiza, shaka gukiza uko bangana. Muri uwo muriro rero byatumye hahinduka Gatolika batari bake. Uti byagenze bitireye. Twabanaga n'umwarimu wa Gatolika witwa Fabian Nyamarimbwe Fabian, umugatolika, ariko aho yayoboraga urusengero rwe ntirube hafi na hato, tukabana hafi, mbese ducanye ibyanzu nawe. Mu gihe atagendaga iwabo gusengera iwabo, yazaga iwacu tugasengana n'ubwo ari umugatolika. Yitegereje rero ibyo dukora nuko tumeze, asanga hari icyo tubarusha, asa kumbaza ibibazo. Atese
ko tubana hano kandi nkabona wenda nyine turi bamwe ariko si kuki hari ibyo muturusha ntibihe ati cyambere n'abagore banyu baza kuvuga ubutumwa ariko abacu ntibabishoboye icya kabiri mu gihe musenga numva hari ibintu biza nitaga ngo wenda no kwigiza nkana ibintu muvuga ngo ni umwuka wera ngabifata nk'aho ari ubusazi bw'abantu ese ibi byose wambwira wansobanurira ibyo ari byo kuko mbona uri umuntu muzima ibyo wambwira nabyumva ndamusubiza nti nukuri barabarusha nyine mwe mwigishwa n'iki iyo abantu bamaze gukizwa rero bakiriye agakiza kagakiza bakiriye kaba umucyo ukabakira mu mutima ubugira kabiri basoma Bibiliya mwende bagaturuka nimuje musoma noneho gusoma Bibiliya hamwe n'umwuka wera rero bahishurira n'ibyanditswe bakabisoma kandi bakabimenya bakashobora no kubivuga naho biva atese utambeshye natwe twabikora kuriya twabimenya tuzagerageza ageza havuga ati noneho ibi nabonye hani wanyu ese wanemerera ukazaza iwacu naho ukatwigisha ngo uza wigisha ahiwanyu muri Gatolika muri Gatolika ibyo byose rwose mubyemeye n'abayobozi bawe bakuru bakabyemera ndi tayari rwose nemereye kuvuga ubutumwa hariho hose ati kuwa kane rero uzoza habaye kuwa kane rero ndagenda njana n'abandi badiyakore nka batatu baratwakira baduha umwanya tuvuga ubutumwa nyine barabitegera barabyumva twumva ko hari icyo bimaze nabo ubwabo tubona ko babyakiriye nyine kandi bamerewe neza mu gutaha reba tukundi wa kane muzagaruka kandi noneho muzogaruke muri nkabeje turongera dusubirayo dusanga nawe yahamagaye rero benshi baje nabategera nyine ati ngibi rero ibyo nababwiye hariya nza ntera hariya ntuye ibyo nza numva abaporo bavuga cyangwa abaporoti kera kose baravugaga ngo ntukegere abaporo ngo ntabwo ari byiza ati none namwe mubyumvi ibi numvise nabo rero mu kuryoherwa kwabo bateze watwemerera natwe kuwa kane tuzaza n'abacu batari bake rwose kabisa hanyuma kuwa kane nabo rero nyine baraza n'abagore n'abagabo batari bake benshi bashitse rero urumva nawe uwumva ijambo ry'Imana Imana iramwemera barategera barumva babererwa neza cyane barataha nuko bati noneho rero muze muza natwe tuza twabikoze rero nk'ukwezi kumwe abantu muri ruburatsi umurero umaze kwaka Imana ntegurizwa izuru kurya bavuga kandi usenga wese Imana iramwumva bamwe muri bo bahita burukirwa n'umwuka we bavuga mu ndimi noneho nyine ibintu bibaye ibindi abana b'abakobwa abagore bato abana b'abasore yego bararirimba bamererwa neza batega amaboko bati kwe hari icyo tubonye twungutse tsari bati none rero tuze tuza rimwe namwe muziri amakuru aragenda rero agira ku muyobozi wabo yitwaga Venance Rugo niwe wari mukuru wa mugenzi abyumvishe araza ati bimwagiyemwe narabyumvise mubireke ntabwo ari byiza twende tuzaduterana n'abaporo ibyo rwose mubireke mwari rureke hamwe n'abagenzi bawe ubwo nyine rero afite ibindi byegera bye hari witwa Gityaba Dieudonné hari witwa Rubogora Vedaste n'abandi nyine baraho baba barashushe nyine ati byo mubireke rwose byo mubireke ndabihanangirije ntimukongere ndabihanije ndamugasubira nabo bati ngaho taha tuzaba tubimenya nyuma rero twongera kubonana nawe aza nyine duhurira ahandi ateye biriya wakoze ntabwo ari byo ugiye kunicira ntabwo turavukana turi bamwe turabana dusabana muri byinshi ariko biriya by'amatore twe turabagatulika namwe muri abaporo mugumu kwanyu natwe tugumu kwacu biriya rero uri mu kuza ukazana n'abantu bawe hari iwacu ntabwo tubikunda biriya tewe nimba bampamagaye nawe wumpamagara iwawe naza ndahubwo uzaze tukahuri nta sinzajana abakristo bawe ntawe nzajana n'umwe nta nawe nahamagaye none no kuvuga ubutumwa gusa nawe nushaka uzuzi wacu kuvuga ati nje sinabishobora reka ahubwo utabishoboye twe turabishoboye twemerere reka tuvuga ubutumwa nta mukristo wawe tuzajya atoya abonye rero ntamwemereye
na bagenzi be bakristo biwe batamwemereye hamwe n'uwo muvuga butumwa witwa Fabiano abonye bimunaniye ati ibi biranariye abagiye Fizi niho hari umupadiri wabo w'umuzungu agiye rero kurega ati abantu barananiye none rero twabikora duti urya mupadiri atubwo rero bitangiye bityo iryo torero ryacu ry'ingaji ya Gatolika rigiye gushira tubwa Apollo babayobotse nuko bose bazagiye ati noneho rero nzaza tubafatira umwazo hanyuma rero baba Kristo nabo urumva nyine batoya bose bari baje abantu barenga 100 barenga 200 kandi utudugudu twabo hirya no hino wamuriro watsi ngo bumve rero ngo padiri aje ngo waje kubatenga cyangwa kubaca kubahagarika mbese bati ibintu birakomeye turinde padiri umuzungu aze adukoze so navuze ngo avuge ngo ndabatenze kandi aduhoye ijambo ry'Imana kandi twamaze kuryoherwa n'ibindi ntitwaba tukibiretse bakoze inama nabo rero bati nimuvuge rero uko tubigenza bahitamo bati tugaruke tuze mu Apollo ubwo rero baraza barambwira bati yewe twagarutse ariko buryo tugarutse twumvikane muri ibi bintu twarabatijwe muri Gatolika none twakire dusangire igaburo ryera ariko teke kubatizwa mu mazi kuko twabatijwe ibyo rero ntibyashoboka Bibiliya twemerera kubatiza muri Yorodani niko na Yesu yabatizwa nubwo mwabatijwe n'umwuka wera icyo gihe rero barasoma Bibiliya nyine barabasoma birirwa basoma bamenye ibyanditswe byera bintu byinshi cyane habayemwe abigisha nabo nyine nka kurya Apollo nabo bigenza bati ibyo biratunaniye turabona bikomeye cyane ntoya niba bibananiye rero gusangira igaburo ryera tubyashoboka nzabakira ariko gusangira igaburo ryera bishoboka keretse mwabatijwe amazi neza igihe rero turi aho muri zo negociation cyangwa muri iyo mishyikirano habaga kanisa kababembe bo mu idini rya Methodist ahitwa Nyabarenga samahani baba babimenye baza biruka bati ni mwiziri wacu twebwe turasangira igaburo ryera nta mpamvu yo kubatizwa amazi menshi Gatolika nabo rero babyumvise bati kandi turabaha n'abayobozi abo mushaka bose urumva rero bari basanze nyine abakirisitu barunza aho ngaho twigishije bamaze kuyoboka iby'Imana bamaze kwakira umuriro w'umwuka wera bamaze kumenya gusoma ibitabo hari nko kwijanira nyine abutaruhiye nyuma rero habaye impaka bamwe bati tugenda abandi batereka babandi rero bemeye kuko bagenda baba benshi nuko rero niko bagiye aho mu Gatolika nako muri Methodiste bahita babakira baje ibaraka babaha n'abayobozi babashyiramo ubuyobozi witwa Rusingizwa bitebetebe n'ubu arayoboye hariya mu Minembwe bamugira mukuru nawe araza ashyiraho n'abandi ibintu rero biba birahindutse ariko nanone rero kwa gusenga Imana bamwe batewe twaba twakoze bitari byo reka dukomeze dusenge bayoboka rero amasengesho nkubwire ngo iki baje mu butayu gusenga bariyiriza bagira bate icyo basengeraga niki ngo babibaze neza nimba ibyo bakoze Imana ibishima hanyuma Imana rero yaje kubasubiza muzamwumva witwa Domitira n'umugore waje kugira iyerekwa rikomeye cyane rikomeye pe hanyuma Imana iza kubabwira mugende mubatizwa nuko barabatizwa barahinganji abari baje mu Minembwe nabo barabatizwa nuko niko byaje kugenda abaguma muri Methodiste bakomeza Methodiste kuko bari babahaye nyine abayobozi babo abandi nanone babatijwe aho muri twe cyangwa mu bapentekote bagumaho nyine ariko abantu bakizwa mu rugo buryo aho hantu rero Imana yadukoreye ibikomeye muri ubwo buryo hakizwa abantu benshi tukiri aho rero nanone urumva nije wari wasigaye nyoboye abo nye twari dusigaranye za kumva umuhamagaro w'Imana bati umwanya wawe wo kuba hano urarangiye ijwi ry'Imana nari nsubiye inyuma kandi gatoya hari icyo nari nasize ibintu bibiri byatumye uwo muriro
waka inganji nubwo uzawumva abantu babo rimwe na rimwe bavuga ngo imana y'inganji imana inganji ntihagira yaho mana ariko ni nk'ububyutse bw'inganji baza guhindura izina ngo bavuga bati ububyutse bw'inganji babaye inganji kimwe cyari icyo cy'abantu gushaka gukizwa urumva umusaruro wavuyemo abo bose baragarutse aho icya kabiri haje gutera intambara ya Murere mwumva kuri none bita bamayimayi ba Murere abo ba Murere rero byaje bite bashakaga guhindura guverinoma ariko birabananira baja mu mashyamba twebwe rero aho twari dutuye nk'abanyamurenge ntitwayoboka iyo Murere turayanga ariko nanone urumva nibo bari batuye aho benshi nyine ni nkabo bafashe n'intwaro mbese bari bateye ubwoba twe tukiberaho rero turi abaturage nyine batagira ako twiyamisha na kamwe hanyuma bo rero bati mutwanze mutavuye iriya tuzabagirira nabi tuzabatera tubatere tubamare muri icyo gihe rero murumva nyine kubwo kubanga nanone tukabanga tubatinya tukabemera ariko umutima itabemeye tugaca ruhinga nyuma tukaje iyo leta iri baza kubimenya bagambira rero kugira ngo batwice ati muzabarase bariya n'abagome bagiye muri leta banze izi mpinduka zacu gihe kimwe baje inama bati rwose tuzabatera murumva aho ndavuga biki ariko hahise hatambutse byinshi twarasengaga rimwe na rimwe bakaza tukabahinga bakaja kurya ibindi inkoko n'amahene y'amatungo mato barazaga nyine bakifatira bakajana kuko urumva bari bafite intwaro iyo bintu twabikunda pe tugapfa guceceka ariko tutabakunze igihe kiza kugera rero bati baryaga inka nyine n'abantu bamwe bakabica rwihishwa bakabanyuruza nyine bakatwara bakabica urumva nyine byari biteye ubwoba bwinshi bituma rero dusenga icyo cya kabiri nabuze cya mbere wari umuhamagaro w'Imana ngo abo bakizwe icya kabiri kwari guhunga izo ntambara gusenga ngo Imana izidukize iziturinde koko twarasenze turasenga pe hanyuma tuza kumenya ko bakoze umugambi wo kudutera umwe umubembe ntawangwa na bose akaba yari afite inshuti yeragije inka nabo bari bamaze gutunga inka hazanye nyomba mu ijoro yitwa ni ya Mungu bya Mungu mu Kinyamurenge yitwaga ya Mungu harazanye nyomba mu ijoro nka zitazana ijoro agera aho ngaho rero ku nshuti ye ntabwo twari duturanye mu muhanda umwe twari ahantu hitaruye nyine nk'ahantu kilometero 3 bine atewe mwatewe ejo ni muramuka hirya ejo ni muzaramuka hazamutse abantu bagera kuri 300 n'intwaro barahanyana kandi baba gusa bazabatera nijoro batere baba none rero ndiwaza gufuna inshuti yanjye timwapfa ndakuburiye none rero ayo makuru muyamenye subire mu ijoro atari kuramenye niba mukiza iryo banga ntukarimende kuko banyica nawe rero bwakeye amakuru yakwijije mwinganje hose haraye bagenda batubwira bati nimba mudapfuye ejo hirya y'ejo muzo twakoze iki rero karavuze tuti nta handi twahungira ntaho batugose imihana yabira tugose hirya nitanganika epfo ni muri bo gusa nta yindi nzira y'uruzi rwitwa Rombo rugira icyambu kimwe kandi nibi bintu n'aba bantu bari aha ngaha kugira ngo duhunga abantu ntibishoboka mureke duhungire ku Mana niba dupfa dupfe tugwe mu maboko yawe turasenga rero icyo ni ikindi cya kabiri cyazanye ibyo ubwo byose mu gusenga rero hageze aho Imana isubiza Imana ivuga buriya Imana ivuga kandi y'Imana ivuze ndijivuguruzwa kandi kivuze kirashika usibye kuko wenda hari abantu bavuga ibitekerezo byabo ariko Imana yakubwiye yakubwiye uwo munsi rero twakoze iki duteranira ahantu gusenga abaja mu mashamba gusenga abaja mu byumba by'amasengesho abaja mu rusengero yewe twaraye mu rusengero Imana iravuga isa kutubwira rero ibintu bitangaje kandi tutashobora kwibagirwa baraza rero nyina basengaga sije yabwiye
ariko nizera abo twasenganaga kuko Imana yavuze, kuko icyo yavuze cyarabaye. Bati mwarimu ndi rero ubwo nari pastor, bati Imana yatubwiye gutya igishobora kudukiza izo ngabo ziduteye. Umugabo witwa Filipo Ndasonza ntagiriho, wasinayigaye wabatura, yari umudiyakoni waho mu mudugudu nyoboye, yari umwe mu basengaga mu cyumba. Bati Imana yatubwiye ngo Filipo Ndasonza agenda ahagarare ku musozi muremure bawitaga ngo kuri Karunga n'ibigirwamana by'ababembe, ni ku musozi muremure basengeragaho ibigirwamana ababembe. Abo babembe twabanaga nyine bwoko bw'ababembe. Uwo mudugudu hari ahantu harengeye. Bati nihagera nka saa 9 saa 8 za nijoro bicyose nibuka neza isaha yari, ariko nyine mu rukwerera butara. Bati afati yakundaga kuririmba akavuza ihembe, ni ihembe yari ihembe ry'igihongo, kamazo gitwo bararirimbaga akavuza ihembe duri kumvikana cyane. Bati muri iyo saha agenda rivuze aryerekeje y'igitero cyaturutse, tarivuze cyane kuri gasanzwe barivuze. Bati namara kurivuza, bati uwundi musore witwa George, twabanaga n'umugabo witwa Senindi nawe ntakiriho. Uwo George yari umushumba we, umwungeri we w'inka wamuragiriraga inka. Hanyuma aza kuba umusoda muri abo bizonyeshyamba zitwaga za ba Mayimayi, ariko yari mu ikipe cy'abanyarwanda baturutse Rwanda bari bayobowe n'umukoloneli witwaga Mudandi. Yagiye nyine akusanya abo bantu bose barabungeri, bamwe nyine banakomokaga ni Rwanda, abagira abasirikare be. N'ubu ngubu rero nawe aragenda aho umusirikare. Hanyuma rero batsinzwe, kuko baje gutsindwa n'ingabo za leta, barabirukana. Mu guhunga rero uwo wari umushumba w'uwo mugabo mvuze agaruka harya, kandi agarukana imbunda ye, yari imbunda yarasaga amasasu 100 icyarimo. Agumaho nanone we ntiyahungana n'ababa, agumaho ariko agumana yambunda ye. Ubwo rero Imana ikoresha byinshi mu gutabara abantu, ntacyo idakoresha. Muzi ko mu Misiri yakoresheje n'amavubi akoma abantu, urugamba ruratsinda. Uwo muntu nawe rero n'Imana yari yamubisaho, ntibyagaragara ko ayigira ayihisha abo ba Mayimayi zonyeshyamba z'ababembe, ntibamenya ko ayifite ayikaruguma nawe. Uwo munsi rero kugira ngo Imana yidukirishe, baza kuvuga bati nawe ahagarare ku musozi witwa Ikibege, utegana n'uwo Ndasonza ari buhagarareho. Nawe arase yambunda atunze hejuru, arekure amasasi cyari. Ati izo ngabo zirahunga, niko mbabwiye ndi Imana. Niko Imana yavuze. Bati nuko tuhita tujemera tuti biroroshe no mubikora. Ubundi rero umuntu abiganiriye nk'ubu nuwagira ngo abikoreshe ubu, si benshi babyemera, ariko Imana ishaka gukiza abantu nta kindi itakoresha, icyo ari cyo cyose iragikoresha igatabara ubwoko bwayo. Hanyuma rero bigenda bityo muri ya masaha Ndasonza, kandi ntibyamenye bose, byamenye nyine nkatwe abayobozi, kuko nibaje kubitubwira ryari nkibanga, tuti ni mubikore turebe nyine Imana kubikoresha ko ari yo yabivuze biraba. Ndasonza avuza ryahembe saa 9 za nijoro, ararivuza pa. Murumva rero nijoro iyo hatari umuyaga ikirere kiba gicecetse, ijwi ryumvikana kure, bararyumva rero iyo bari barangije. George arekura yambunda y'amasasu ko ari 100 bya bitero byaje ati biracitse. Abanyamurenge bayobowe na Rumenge, wari umuyobozi wacu witwa Rumenge, Vubikira Rumenge, ni wari utuyoboye muri ako karere. Yagiye kwamba abasirikare ba leta baje, kuko iyo mbunda ntayo dufite mu mbunda zacu, iyo ntirimo. Icyakabiri n'iryo hembe n'ukwerekana insinzi nyine, kuko igihugu bagifashe. None rero nta kundi kugira ngo bazodufate mateka duhunge, bahita bahambira muri rya joro bwari ko bucya, bamwe bika ahitwa mu Rubuga bahunze. Bamaze rero guhunga, natwe turayaho tubona burakeye.
wa wundi ya Mungu nanone aragaruka, wa mubembe ku nshuti yiwe urya wari umuragiriye inka, araza atewe ibintu byakomeye. Nje n'ububa umbwira aho cya gitero kigeze, nje guhungisha abana. Icya kabiri nje kureba kuko mukibaho naho abo basoda barashe za mbunda bari, kugira ngo natwe tumenye icyerekezo cyo duhungira. Araje aramugunda atewe, ugende babwire nyine muhunge muhunge. Urumva babwiye amarenganye, abo nibo bari bazi igitero giturutse. Nawe rero wumva za mbunda zabateye ubwoba, ntiyahita nababwira ibyo ari byo, ati ni ukuri munahunge nyine, ati natwe twabyumvishe bishoboka kuko abasoda hose bahakwiriye, mugende muhunge muje ko. Ahita agenda asubira. Noneho rero wa muntu nabaza kutubwira uko ibyo byagenze, hamwe n'ibindi Imana rero yagiye idukirisha ni byinshi. Reka mvuga ibyo bikeya, uko niko Imana yadukirije aho hantu. Nyuma rero nibwo naje kumva ijwi ati umwanya wawe wo kubahanura arangiye, kandi ari nje muyobozi uyobora abantu. Gerageza kubivuga nta byakirwa, bati ntibishoboka, urabona niwe muyobozi wacu kandi ibi ni ibiki, none se nanje ku Imana mpamagaye ndabigenzane. Nyuma rero tuza kumvikana ati ndakundi uzosigara mushiraho abari, jewe ndagiye niko Imana yavuze. Nahise mbaguruka ndaza za mu Minembwe kwijwi ry'Imana, nja mu Minembwe. Ariko saho nari mpamagariwe, muhamagaro kwa kuvuga ngo subirira navuye mu bijombo rya twatangiriye. Ndaza rero ngeze mu Minembwe, sanga ari abantu benshi cyane nyine bari bakiva mu buhungiro, bahari benshi. Tuvuga ubutumwa rero bw'umuriro ushyushye, Imana iratwiyereka, tubona icyo Imana yaduhamagariye, abantu barakizwa barihana benshi cyane benshi. Nuko naho habaye umwaka n'igice, birangiye rero niko gusubira mu bijombo. Ndi mu bijombo aho nahagize umwaka umwe n'igice. Subira rero mu bijombo ahandi natangiriye, baranyakira urumva n'umuntu wari ugarutse wabo, kandi icyo gihe hari hashize imyaka aho inganje nahagize imyaka 13. Turagaruka ariko abandi basigayeyo. Turaza rero naho tumaze gushika tutangiza ikanisa ryo mu bijombo. Urumva bari ko bahunguka nyine bava mu buhungiro, bari barahunze bahunga Murere nyine yari yarabimuye mu gihugu, baratatana nyine baje hirya no hino, intambara kurya nyine zitatanya abantu. Ariko icyo gihe rero bari batangiye kuza, tutangiza mu bijombo turahaba. Bukeye muri 72 numva nanone ngize umuhamagaro kuja kwiga mu ishuri ya Bibiliya. Umuyobozi wari uhari Pasiteri Nowa Mutagiri yari yagiye icyo gihe, hasigaye undi mugabo witwa Samuel Gwihaneza, nabo ni Pasiteri, ubwo niwe twakoranaga. Nyuma rero nanjye njya kugira uwo muhamagaro, mbese hari hamaze kuza n'abandi abantu bamaze kuba ari benshi, abavuga butumwa tumaze kubashyira mu mihanda itari mikeya. Na Pasiteri nyine araho, na Mutanga nawe yagiye mu Gatanga, abona naho twakoranaga, mbese bwari nk'ubundi bubwiriza cyangwa section, ariko dukorana twese aho nyine. Ndagenda rero nja i Bukavu, ariko urugo rusigaraho i Bukavu. Nsangayo nyine Pasiteri wari uyoboye aho mu bijombo no wa Mutagiri, turabana. Uwaza kurangiza mbere yanje kuko ari nyine yari yarangije mbere, nahabaye imyaka 6. Ariko icyo gihe twaratahaga tukagaruka kuvuga ubutumwa. Icyo gihe nanone haba ubyutse muri iyo bijombo yose. Nanone urabyibuka ko aho ngarutse ni muri amatorero ayoborwa n'Abaswedwa. Nanone mvuye mu ayoborwa n'Abongereza, kuko bari baragabuye ngo bamwe baje mu zone y'Ifizi, abandi baje Hibuvira, abandi baje Mwenga, abanuruveje nabo. Aho naho ndacahagera. Hanyuma rero dukorana dutyo muhamagaro kujya kwiga nyine Bukavu mu ishuri rya Bibiliya. Aho ishuri rya Bibiliya rero abapentekote bo muri Kongo nabo mu Rwanda nabo mu Burundi, ishuri ryabo rya pentekote ryari rimwe naho twigiraga i Bukavu. Duhura rero n'abavuye mu Burundi n'abavuye mu Rwanda, natwe abakongomani. N'iryo shuri turiramo twari benshi. Samuel Niyungwe ko
umwungere w'ishengero, ba Matayo barutwa nayo, ba Jacques w'igishiha, mbese ni benshi twiganye hano mu Rwanda, bakayihura bariya, bansanze urwimo Yosefu, ba Henoke Nyandwi n'abandi ariko hafi bose abo mvuga bamwe muri bo ntikiriho kera nabo rero twigaga imyaka 6 turarangiza ya myaka 6. Ubwo turangije rero nicyo gihe muri 78 nibwo baduhaye itorero ryigenga iyo ruguru mu Bijombo, kuko byari bikomeye. Nanone tukiyoborwa n'epfo Buvira, aho Buvira nyine kuri aho komisiyoni mikuru yari iyoboye abantu benshi, ariko icyo gihe niho batwemereye kugira ngo twigenge, mbese turonke ubwigenge. Si ubwigenge bwo kuvuga ngo turakorera ukwacu, ariko bwari ubwigenge bwo kuvuga ngo turonke yacu misiyoni, mbese tuvuge mu mvugo ya kera, turonke yacu misiyoni, ariko twese tugihuriye muri ryashira hamwe ryitwa itorero rya Pentecote riyoborwa n'abaswedo, ariyo sepake kuri none. Yego, noneho rero hariduha icyo gihe. Nanone nza kurangiza ishuri, ngira umuhamagaro, nanone umuhamagaro uraje nza kurangiza ishuri ko ntazongera gukorera mu Bijombo, umwanya wanjye urangiye, nzoja itombwe ni hene kuva ni mu Mibunda, ni muri rya torero nanone ry'abasereza ry'aba missionnaire bitwa aba Norvege, kuva muri Norvege. Uko ishyira hamwe ryabo ryari rimeze, bari aba Pentecote bose, hari ibyo ba doctrine yabo yari mu cyangwa imico n'imizerere yabo yari imwe, n'ubu nanone iracyari imwe. Bakagira ibyo bahuriyeho, bagahurira ku mashuri, bagahurira ku bitaro n'ibindi, mbese bahuriraga muri byinshi. Nanone mvuye aho i Bukavu nagize wa muhamagaro, nsubiye mu Bijombo, mvuze umuhamagaro, nanone babyakiriye vuba vuba. Icyo gihe bamaze kuduharera iyo misiyoni, twara abapastori 5 gusa bafite iyo shingano y'ubupastori. Yari umuyobozi mukuru, abamudagira Noa, abarevera cyangwa umushumba wa mbere nguko bivuga, umwungere iwanyu mu Kirundi mvuga ngo umwungere wa mbere. Aho haba Kajabika ayobora section ya Bijombo, aho hamwe na Rwihaneza Samuel, nanje mba secrétaire na comptable. Urumva abakristo bari benshi, barenga 7,000 bari mu mitugudu myinshi, bari benshi. Yego, nanje nkora iyo mirimo rero, tuba pastor 5, ariko umwe agiye ibyo ashinzwe n'ibyo ashinzwe, tuhuriraho. Ni abakristo babaye benshi rero, nubwo twagiye twongera yandi masection. Nanone wa muhamagaro wanje bakomeje kuwiga batereka, nubwo ufite, ariko imirimo yacu ni myinshi hano, kandi urumva kuvuye ku ishuri twe twagusomesheje kugira rero ngo tukore kuri ubu ngubu, ntabwo byoroshye, shinti bishoboka. Nubwo ari Imana yaguhamagaye, Imana ntikunziriye kurushani wacu, banzureke bani muri myaka 2. Ariko rero nyine hanyuma, kuko Imana ariyo yari yabishatse, nyuma baje kumpamagara batewe ibyo twasabiye turabibonye. Imana yatubwiye ko ariyo igutumye, none turabyemeye kandi bitwemeza ngibi. Aya magambo, Imana yagutumye cabuke, nta mbaraga wabishiramo, jinama n'abandi, nibwo uzobibona mu musaruro n'umugisha w'Imana. Naratuje ndacicika. Hanyuma rero Imana imaze kubibwira, barampamagara, twari ahantu hitwa mu Gatanga, zishobora kugibaga. Imana yarayibivuze, ariko twe ku bwacu ntitwabyemera, kuko twabonaga umurimo ni myinshi, ni irakomeye, twandi wayidusigira ndibishoboka. Ariko rero kuko Imana ibitwemeje nyine, nubwo bikomeye, ariko byose ni umurimo w'Imana. Ariko dore icyo dukora, turagutuma nka missionnaire, turaguha recommandation, tuguha itorero rya Seleza, harigenda riyoborwa n'abantu Norvege kugera kubwiye, na bavandimwe bacu duhuriye kuri byinshi, ugende kandi kikwemeza ko tubyemeye ko Imana yagutumye. Twebwe tuziri yugiye, ubaye nk'umwe mukira, kandi hari ahantu haragoye, sibo baguhamagaye, n'Imana igutumye, hari ubwo ushobora gushika wenda bikazakugora, abana bakicwaniza.
none rero ibyiza tuzoguhemba amezi 12 kandi ukorera iyo kugira ngo abana ntibakicwe neza. Ibyo nanone bigaragare ko dushikikiye wa muhamagaro wawe. Numva umutima wanje ururutse, numva nanazere umutima ndi ubwo mubyemeye, nanje byananiye kugenda mutabyemeye, nubwo ari umuhamagaro ariko nanje byari byangoye, nta mahoro nari mfite mu mutima, kuvuga ngo mbasige mutabyemeye byangoye. Aho icyakabiri kuvuga ngo ntemere tugumane uwo muhamagaro mureke, n'ibintu byandwaniyemo nta mahoro nari mfite, ariko Imana ishimwe kuko biciye muri yonze, kuko niko byagenze. Baransengera, baramperekeza, bampa abantu bamperekeza, ndagenda no muturambo. Hanyuma rero ntaragenda, icyo nakoze ni kihi, bangiriye inamba bati nanone genda uvuga i Bukavu muri cyaci caro gikuru kiri tore rugiye muri y'Abanoruveje, batazagufata nkaho ubwira umuntu utemewe, ugende muganire ubaganire n'uwo muhamagaro wawe. Nafashe urugendo rero ndagenda ni Bukavu. Hariho abantu twari tuziranye, numva muri iyo myaka twageze aho Bukavu twari tuziranye n'abantu twajaga kuvuga ubutumwa, twari tuziranye n'abatari bake. Nje rero mu buyobozi bukuru bwaho ndabibatekerereza, ati twari twabyumvishe nabi, kuko ushaka gutangiza itorero ryanyu, ibyo kwari nko tusenyera ibyacu kandi tugirana amasezerano n'abo bantu, kuko aho bamwe bari abandi batazuza kuhatangiza itorero. None rero ukuje ari uko ujuru wacu bati yo mahirwe twayabona nkana, twari twabuze ujya gutangiza ishuri rya Bibiliya hariya nyine mu turambo ry'abavuga butumwa, kuko abavuga butumwa baho nta shuri bagira, bazya kure cyane. None rero ubwo tukubonye uvuye no ku mashuri tutaragusomeje, ubaye ahubwo impano y'Imana, ni Imana igutumye ahubwo dukomye amashyi. Ariko nanone hari umuyobozi mukuru w'Itombwe witwa Mujogo Stefano, atuye hano amaze gusaza, ariko nanone ni ukireba iyo ruguru nk'amatorero yatangije, genda umubwire. Ndagihere no kwa Mujogo muganiriye, atewe tishimye Imana, nakoze imyaka myinshi cyane kandi ntiyoroshye, kugira ngo mveyo nasenze imyaka Imana 7 hura gunyemerera impave. None umwaka nahavuye Imana iraguhamagaye, ayo mahirwe ati Imana ishimwe, ati fukama ngusengera. Ndafukamye Mujogo ndambitseho ibiganza, maze kurambika kundambika ibiganza, ati nuko yahamagaye wundi mu pastor bari babiri witwa Mucoba. Hanyuma rero nanje ntuva umutima ururutse nyine, ngarutse rero muri ba bantu bati byagenze niwe wanzanye ndako, ahita nzana na harya mu nama ati nguyu umupasira asobanuye ibyanje, ndiyamenya ko ariko nabanje. Nabo rero bahuza umutima ati Imana ishimwe, uhita ugenda. Mbisenge nakigera rero mu turambo, bahise bampa uburenganzira bwo gufungura ishuri ry'abavuga butumwa, tubanze ubigishe amezi 3 bose tombwe rwose, amuko yose araho dushinga rero ishuri rivuga butumwa. Ndakomeza ndabigisha kandi baranakiriye nka pasteur aho mu turambo, sanze umupasteur w'umubembe witwa Yoshua Poma, Yoshua Poma, ari directeur w'amashuri abanza kandi ari we pasteur, kuko abapaseri baho nyine mbere ye ntibumvikanaga nyine, hari nko kutumvikana mu bintu bimwe. Ariko nshitse yoro risanga uwo ni uyoboye, ahita nyakira nigisha rero rya shuri ry'amezi 3. Barahaza nyine bavuye hirya no hino, amatoro yose ya sereza yarayoboye muri ako gace, muri iyo zone y'Imwenga hiri muri cyo gice cy'Itongo hariho mu Mibunda. Ndabigisha amezi 3, amezi 3 arangiye batigira 6, ngiza 6 arangiye batigira umwaka urangiye batigira imyaka 2. Tukiraho hagati rero nkikora gutyo, nyuma y'imyaka 2 mpakora mu wa 3 bongera gutanga yindi paruwasi cyangwa yindi santere niko babyitagiye, yitwa Maranda. Ni naho ryari ryarabanje ubwo guhunga intambara bazaho mu turambo, ariko nanone barya abaturage aho bagikeneye bati ya paruwasi yacu garuke, barongera abantu maharya gukorera harya muri ya paruwasi. Noneho gibitandukanye na turambo, Poma sigara mu turambo, nanje ngiye Maranda, tubaye abungere babiri. Ariko ishuri ryacyari riri, iryo shuri narikozeho imyaka 10, nyoboye naho aho muri iryo torero bitomwe nahakoze imyaka 15. Ndakora
umuhamagaro w'Imana rero icyo ushobora kububaha natanga nk'inama, ntugakora ibyo Imana itakwemereye, ntukaje aho Imana itagutumye. Iyo ubishyizemo imbaraga ni nko gupukura umutwe ku gikuta, urashyigura n'ibibazo. Rinda Imana ikwemereye, wirwanire. Bikiraho kuko wakeneye kubyumva, urumva umuntu avuga bike, ariko muri iyo myaka yose umuntu aba yaravuze byinshi, arayakoze byinshi nako. Hanyuma rero uko byagenze nuko muri jenoside 94 yabaye mu Rwanda, jenoside y'Abatutsi, yishe Abatutsi, yacanga yakorewe Abatutsi kuko babivuga. Hanyuma nza kumva umuhamagaro waje uti, uwari umuyobozi w'itoro rya DPR cyangwa Pentecote yo mu Rwanda yari Sanzurwima, akaba twari tunaziranye, twari twarabanye aho ku ishuri, ariko nyuma turatandukana. Rero aza kuba umuyobozi w'itoro rya Pentecote nako rya Pentecote nako gitwa DPR mu Rwanda. Jenoside rero ribaye yakorewe Abatutsi, Sanzurwima arahunga, ahungira muri Kongo Bukavu. Ariko mu guhunga imodoka ye ica uwayijanye aca Bujumbura. Ngiye Bujumbura kuko nahoraga nje yo kuvuga ubutumwa, ahoraga abantumira buri mwaka, naco wenda turacyabigarukaho. Turahahurira aje gutora ya modoka yiwe, yaravuye Bujumbura, avuye Bukavu naho imodoka iri Bujumbura. Turahahurira atubwira rero amakuru y'ibyabaye muri kwa gusenga. Twari kumwe n'abapastori b'Ubujumbura muri Sepebu witwa Kabwa Meshake na Mpangaje Natanaeli na Samuel Niyungeko. Turaho nyine nasaze rw'imonaje mu gusenga Imana, twararize tunanirwa no kurya yewe no gufungura ifunguro bari bazanye. Aho rero numva umuhamagara ati uyu mwanya Imana yashatse guje mu Rwanda. Imana ndarimba guka icyo gihendi hehe nyoboye hajya mu Turambo, rya shuri rya Bibiliya nageze aho ndi hubundi, ariko nanone nkiza kubafasha mu makuru amwamo. Nkiyoboye nanone ndi umwungere w'itoro ry'Amara cyangwa umushumba. Ibi bintu ni biki? Turamuherekeza, sinabivuze, ibintu byaje mu mutima, ndituriza, turamuherekeza kwa imodoka yitugera kuri sisi, turagaruka Bujumbura. Ngeze hero nibwo nabibatekerereje nti uyu muhamagaro ruraje, kandi uko nsanzwe numva umuhamagaro iyo uje muri byo nta mahoro nzagira, kandi uwo muhamagaro waje batuceceke. Rero ibyo ucece kubyihorera, Imana izabisohoza. Ndataha ariko nta mahoro mfite. Nshitse rero imuhiraho nari nyoboye, ndajwe ntiryacecetse mu mutima. Ngeze igihe mbwira abo dukorana bati reka ibyo tibishoboka, ntabwo tubakurekura. Mbura amahoro, mfata nk'igice cy'umwaka, hafi umwaka. Ngeze aho batewe, reka tujye inama, wowe ugende kuko usanzwe ujya kuvuga ubutumwa, sigura ugo hano uzogenda uvuga ubutumwa. Niba ari uwo muhamagaro uzovuga ubutumwa ari ukwezi ari amezi 2, uzongera ugaruke. Sawa, reka ibyo tubikore rero turebe. Ndemera rero ndaza, umugore ndamusize n'abana aho. Yewe urumva nawe umuhamagaro usiga ibintu byinshi, bituma ugusigisha ibintu byinshi. Nari ntunze amatungo menshi, nari mfite amasambu menshi, nari mfite inzu nziza, nari mfite n'abavandimwe. Abo urumva nani yarigishije abanyeshuri benshi aho. Yewe nari umuturage umerewe neza aho. Twarubatse amashuri, twarubatse centre de santé, ibintu nyine bimeze neza, bihameze neza pe. Ndabemerera ndreka ngende, ndampambira rero ndaza, urugo rurasigara. Noneho rero mpitanza na hano mu Rwanda 95 nohe 94 noheri nayo iri Bujumbura. Hano nahashyize ku itariki 8 mu kwezi kwa mbere 95. Kayihura rero asiga wari usiga yari interime mu itoro rya DPR. Yahise anyakira ati ni wowe nabona, tabantu bamwe barapfuye abandi barahunze, none genda Remera uje kuhayobora. Ahita ntuma hano Remera rero ndahayobora imyaka 5. Nako urugo rwasigaye iriya, nyuma nza gutekereza ntereka nsubireyo ngende sezere no komisioni mvuge kuko naje, hanyuma nize kuzana n'urugo, noneho bazotume n'ubundi mushumba aho narindi. Ngeze rero yego
icyo gihe nza hano mu Rwanda nanyuze Burundi nza nasengeye kundahango mpitanza icyo gihe rumva nari nsubiye i Bujumbura nko mu rugendo gutse icyo gihe nagiraga uwo muhamagaro noneho bivuye aho ibindi noneho nsubiye muri Kongo nubwo navuze umuhamagaro banga kunyemerera bageze nibwo bafashe umwanzuro bavuga bati none siga umuryango wowe ugende uvuga ubutumwa mu Rwanda hanyuma nibirangira uzogaruka ariko kurekura kugendera abana wimutse ya titubikunze siga gurubu urabyumva neza ndazana hano nibwo rero nageze hano ubuyobozi bwa DPR buhita bunyakiye benshi muri bo twatuziranye bati abayobozi bamwe barapfuye abandi barahunze none rero hasigaye abayobozi bakeya none ngwino dufashe bahita batuma rero hano niho naringeze bakora imyaka 5 icyo gihe rero ya myaka 5 itaraza nyuma y'umwaka umwe navuze ndireka nsubireyo nje kuzana urugo n'umwaka wari utarashana ngize nk'amezi 7 hafi ngeze ku Rusizi baranga ko namo ngiye gusezera banze rero ntumi Bukavu ku bayobozi twakoranaga bansanga aho ku Rusizi turavugana ko byageze bati none ntacyo genda ukorere muri iryo torero na Pentecote kimwe natwe nibwo rero bandekuraga umugore yaje kuza hashize amezi 7 tuyobora hano imyaka 5 reka nihute kugira ngo ndangize nibirebire bayobora imyaka 5 hano Remera nije watamije papa imyaka 5 ishize bantu maka imihuru bakora imyaka 2 irangiye bantu me Kanombe bagira imyaka 14 imyaka rero igeze nibwo bavuze ati noneho urakuze cyangwa kiruko kizabukuru usigara nivuga butumwa ahantu hose uzavuga ubutumwa mu gihe nyine wumva ushoboye hariho hose ntawe uzokwimira amatorero yacu tuzoguha recommandation usohotse u Rwanda ugiye hanze ariko mu Rwanda hose uremerewe muri ADPR hariho hose nguma gutyo rero nubu nikomeze ndi hani Remera to hani wanje ndacyabarirwa nyine hari ya Kanombe aho nakoze imyaka 14 twubatse insengero nyinshi twabatije abantu benshi twashizeho abakozi benshi itorero ryarungutse rigira umubare munini abantu barakizwa mu ncamake nagarukiraho umuhamagaro wanje nuko yiba hari kindi wabaza urakoze cyane mu bibazo wagiye huwa navyo wavuga uti umuhamagaro wanje nagiye mpuwa nizi mbogamizi nizi mbogamizi wa warahuye nazo mu gukorera Imana urakoze cyane tugikizwa twahuye n'imbogamizi z'ababyeyi bacu basengaga ibishushanyo kugira ngo tubibakuremo bemera Imana dusenga byaratugoye cyane kugeza aho bamwe bakubitwaga abandi bakabangaza abandi bakabambura abagore babo abandi bakanga kubashingira izo nimbogamizi zimwe twahuye nazo bo izindi rero za kabiri nanone kandi aho hari gihe bagutuma hadashobotse hahandi hadashobotse ugahura n'ibintu byinshi cyane haraho twagendaga n'amaguru mu mashyamba hari gihe nigeze guhura n'imbogo zari zinyishe ndinje nyine mu mashyamba arivuga butumwe hari gihe ubwato bwigeze kumena muri Tanganyika arivuga butumwe n'ibindi mbese izo nimbogamizi ikindi nanone kandi hari gihe uhura n'ibibazo kubo mukorana ntimwumvikane kikaba n'ikindi kibazo nubwo bije gukemuka ariko byakuraje kujo mbese mu ncamake ibibazo ntibizabibura mu murimo w'Imana ni kibi ariko nanone kandi ibyiza ubonamo biruta ibibazo uhurana Mushibuba ni iki cyagukomeje muri uwo muhamagaro wawe cyatuma ugira izo mbaraga cyane zo gukomeza ukorera Imana kandi uri mu gendo huwa n'ibintu bigenda bikubangamira ni iki cyagukomeje cyatumye kigukomeza mu muhamagaro wawe agakiza ni ikintu kinini iyo umaze gukizwa ukizera Yesu Kristo wapfuye akazuka ukizera kuzabana nawe mu ijuru bigahamwa n'umwuka wera ukuvugiramo ugirana contact n'Imana hafi na hafi bigatuma ukomera nubwo hoze iterabwo ugahagarara ukabirwanya n'ukwizera ibyo tuzobona birimba yego hamwe n'ibindi yego inama wagira inama turimo tugera ku musozo nihe nama wagira inama y'abantu barakizwa vuba y'abantu bafite umuhamagaro w'Imana bashaka gukorera umuhamagaro w'Imana kuko hari gihe umuntu atanga abafite umuhamagaro ariko akihuta akagenda mbere y'igihe gitaragera
canke y'abantu barimo barakorera Imana bafite n'izo shingano, inama wabagira niyihe? Imihamagaro ni myinshi. Yego. Hari igihe umuntu ashobora kwihamagara mbese ari ibyifuzo wagize ambition yo kuba umuyobozi runaka, cyo ni cyubahiro, icyo ntigikwiye. Icya kabiri, hari igihe umuntu uje imbere y'umuhamagaro, umaze guhamagarwa birinde utegereze bizoshike. Hari igihe uhamagarwa n'Imana ariko ugashaka kugenda mbere ya wa muhamagaro, ibyo nabyo ni ikindi kibazo. Icyiza rero muri ibyo byose, niba Imana yaguhamagara, tuza, ceceka, igihe nicyagera uzumva Imana ubwayi guhamagara, cyangwa abantu bavuga bati jaha naha. Ingorane ni kwihamagara, ingorane ni kugenda mbere y'umuhamagaro, ingorane ni uguhamagarwa n'inyungu runaka itari Imana mu mutima. Urakoze. Yego. Urakoze mushumba. Yego. Muri imyaka yawe umaze imyaka ingahe uri mu zabukuru? Igiye kuba imyaka 5. Ku imyaka 5. Muri imyaka 5. Yego. Ubu vision yawe ni yihe? Uko wabana n'Imana mbere nuko horo wumvijwe cyane, ese nikihe muri iki gihe? Kuko umuhamagaro urakomeza, nubwo umuntu yaje mu zabukuru umuhamagaro ukikomeje muri wowe wumva gute? Wumva Imana gute? Wumva ihishurirwa? Wumva iki muri iki gihe cyo mu zabukuru kutuje, nta bintu by'intambara mugenda muhura nazo? Kuko iyo mwakora umurimo hari utuntu umuntu agenda, uri mu gihe cy'umutuzo cyo kubana n'Imana, ubyumva gute muri iki gihe? Ibyiza by'Imana ntibijya bihagwa. Yego. Nubu ukibikeneye, ntawe ubivamwe avuga ngo ndabihaze. Nubwo baba bavuze bati ruhuko je mu kiruko cy'izabukuru, ahubwo ntukibona umwanya mwiza wo gukora. Keretse zikaba intege nke nyine z'umubiri, ariko z'umutima ubu cifuza kuvuga uti ndacyasingira biri imbere ntarageraho, kuko Pawulo yabivuze, ngibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere kugira ngo tuzohabwe ingororano. Ibyishimo by'agakiza kari imbere ntibireba ngo ndashaje, ntibireba imyaka, ariko ndifuza nti nongereho ibindi. Yatinda kumpamagara, yatebuka, mba narasobanukiwe n'iyonja, kandi maneteza Imana n'umunsi zampamagara ntitayari kwitaba. Yego. Naho ibirwanya umuntu ntibibura, ariko rero nk'iki umuntu ari mu kiruhuko byinshi biba byaragabanutse. Urakoze cyane. Urakoze mushumba. Urabona iyo umuntu arimo agenda akura azamuka, hari ibindi bitekerezo, cyane cyane umuntu ari umukristo aba arimo agenda abona ko arimo agera ku musozo w'igihe ciwe, niko umuntu atangura gutekereza iherezo giye kurusha cyane. Iyo umuntu akiri muto ni baki bakunda gutekereza ko iyo umuntu amaze gukura uri muri yo gutekereza kuvuga ngo ese ndashaka ko nzarangiza neza. Ni yihe myiteguro uba ufite muri wowe, wumva muri wowe na ikintu ufite muri iki gihe cyane kirusha ibindi mbere ya byose? Kwitegura ni ukwakira Kristo mu buryo azampamagara. Yego. Kurangiza urugendo rwanjye. Yego. Ibyo mu bindi binkwega hirya no hino, ndabona ibyinshi byaragabanutse nubwo umuntu akiri mu mubiri. Yego. Niteguye kwitaba umunsi azampamagara. Ahubwo inama naha abasigaye cyangwa abandi abo twigisha dusa n'abasezera muri iki gihe, yego, no kwitonda kugakiza, yego, gakiza k'Imana uko yaduhamagaye, udashiramo ibitekerezo byawe. Muri iki gihe rero abantu bita ibintu by'iterambere dufite impungenge. Urabona ibyo abantu bivangamo uko tutahoze twebwe ukagira izo mpungenge, ariko ni impungenge zanjye nk'umuntu, ariko wenda nyine Imana bifite uko ibibona. Ariko mu byanjye navuga nti biriya sibyo. Ukwiye kwitonda umuntu akayoborwa n'Imana aho gushyira mu imbaraga z'umubiri, kuko ibyo bakora biteye isoni. Barambara ubusa imbere y'abantu, barabyina imbyino ziteye isoni, mbese barifuza ibintu byo gukunda inyungu y'umuntu kurusha iby'Imana kuri bamwe na bamwe. Ariko hejuru yaho nkagira nk'umuntu nkagira izo mpungenge. Ariko icyo nababwira navuga nti nimureke Kristo wenyine ari gukorera muri twe. Yego, Yesu adukoreshe aho guhirihimbana ngo ari twe ahari tumukoresha. Yesu adukoreshe, nibyo byaba byiza kuruta uko twakwikoresha. Yego, niyo nama nabagiye mushumba. Yego, umusozo hari uko wabona itorero
rya mbere uko wabona abantu bita umuhamagara, uko wabona abantu bakunda Imana, uko wabona abantu bakizwa, uko wabona abantu bagenda bahinduka. Ese ugereranije itorero rya mbere n'itorero ryo muri iki gihe dusohoyemo ubibona gute? Imana iyo ni imwe, tigira igihe cya mbere n'icya nyuma. Gusa igihe cyacu mbese imikorere y'abantu n'igihe bijyana n'igihe, ariko Imana ikoresha abantu bikurikiranye n'umwanya bagezemo. Aho rero nta wacu urubanza cyane ngo urebe ibyo ubona, kuko igihe cyacu twari abantu bake, twari tukiri bake, tukavuga tukumvikana tugahuriza hamwe, ariko ubu babaye benshi. Uko rero babaye benshi niko n'utuntu tugenda twiyongera kuba twinshi. Hakazamo rero n'ikoranabuhanga. Muri ibyo byose nta wacu urubanza, ahubwo icyo twabagiraho inama ni ukwitonda, ugakoreshwa n'Imana, ukagenda mu bushake bw'Imana, kimwe no kumvikana n'abandi muhuje. Niyo nta muntu yashobora kubabwira. Nayo Imana yo mu gihe icyo ari cyo cyose ugezemo, Imana iragukoresha. Murakoze cyane. Akoze Mushumba, turashimiye cyane kuba mwitabiye ubutumire bwacu. Imana iguha umugisha. Wasoza usenga Imana, ariko nabonye yuko hariho igitabo wanditse. Nabonye ko hari igitabo wanditse, igitabo Mushumba wanditse kivuga, numva ko kivuga ku buzima buzanwa no gutumbera Yesu Kristo. Yego, ni igitabo mwanditse kirimo muri ubu buhamya wavuze. Muri iki gitabo harimo n'inyigisho. Wakwifuza ico gitabo, yaba ari muri Amerika, yaba muri Aziya, yaba muri Europe, yaba muri Australia, cyangwa muri Afrika, ndetse mu bihugu yaba mu Burundi, mu Rwanda, uko washobora kubona ico gitabo, wabaha adresse ku buryo uwacifuza yazakwandikira kuri WhatsApp yawe, cyangwa kwandika akaguhamagara ku telefone akubaza ingene yashobora kubona iki gitabo, kuko igitabo nagisomye sanga kirimo impuguro nziza cyane cyafashe umukristo. Murakoze cyane. Iki gitabo nacanditse ari ukugira ngo uzogisoma wese azumva iby'Imana yadukoresheje. Bimwe na bimwe nagiye nandikamo nubwo ari biki. Ikindi cya kabiri nanone, iki gitabo cyashingiye ku ijambo ryanditse hariya mu Baheburayo rivuga ngo gutumbira Yesu wenyine niwe banza ryo kwizera. Gusa ibitumbirwa ni byinshi, ariko Yesu aruta byose, ari we dutumbira, banza ryo kwizera. Hanyuma rero iki gitabo uzakifuza, nimero yanje ni 0782510277. Subiremo, si ukwamamaza igitabo kandi ntawe nsabye ngo ampa amafaranga, ariko uwagishaka, uwagikenera, nimero nizo muhaye, kandi anandikiye kuri izo nimero yakironka bitagoranye. Imana rero ibafashe, uzagisoma nawe azagira amahirwe yo kumva ibirimo, agerageje no kubikurikiza kuko ijambo ry'Imana rivuga. Murakoze Mushumba, tukadushimiye. Imana igumugisha. Ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri Gusenga Everyday, tugusaba gukanda subscribe, gukora share, gukora comment. Imana igumugisha. Mushumba, tukadushimiye, tukadushimiye inshuti zacu za Gusenga Everyday mubana natwe ku manwa nijoro, tubabwira ngo muri inshuti zacu zakadasoko turabakunda. Pastor Mushumba, nkuko twatangiye dusenga Imana, wasoza usenga Imana. Murakoze cyane. Ikiruta byose no kwamamaza ubutumwa. Mwami Yesu, utwemerere kugira ngo ubutumwa buzakwire hose nkuko wabigambiriye, kuko isi yose ikwiye kubwirwa ubutumwa bagakizwa. Aya magambo rero tuvugiye aha afashe benshi, nanje ubwanje amfashe, n'ababyumva zabafashe, kandi bizaba umusaruro kuri benshi. N'igihe tuzagera iwawe nyine bizabe byiza, kuko hari icyo byakoze. Shimirwa n'aba bose bakunze kutuganira aya magambo kugira ngo adufashe. Icyiza ni ukuguma muri wewe kugeza turangije ubuzima bwacu. Amazu bane natwe tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.